nta muntu ndi kwizera pe Wiki? izina ry'Imana nta muntu ndi kwizera nta muntu njya nizera abantu namaze kubona yuko sha nta cyizere ngomba kubaha rero niyo mpamvu ngomba kubanza kunyizera no kutanyizera tube tubyihore nyohereza ayo majwi yego ra nyaguhereza rego urukundo ufitiye mabuja ufitiye miki nanjye ndarumufitiye nanjye ndamukunda cyane mabuja wageze iyo telefone na okay akaba ariyo mpamvu gusimbuka meza akaba ariyo mpamvu nanjye mpamvu ntayaguha ari ukubungabunga umubano dufitanye nanjye kugira ngo atagira n'ikimubaho kuva nabona uriya mukecuru uri hariya ankoroga bingana kuriya yirirwa koroga kuriya yigwa yigira gutya yikarakaza amena ntabwo kubona ko nta muntu ugomba kwizera ndebera uriya muntu ariko nawe nari nzi ko ari umuntu yagombye kuba ari umumama witonda umeze neza ariko ndorere ukuntu aba ameze gusa wowe nawe ungana icyo ubu mba nakwizera nyuma yo kukuzana ndabizi nyuma yo kukuzana muri kano kazi nyuma yo kuguhuza na bariya bantu ndabizi yego ni njyewe utari umwizerwa kuri wowe niko uvuze wowe ntabwo ukwiye kunyizera nashyize muri rusange ndavuga ni abantu muri rusange bose mugomba kubanza kubigaho nkamenya ngo aba bantu ese bafite urukundo maburira wanjye ndakubaza ikibazo kimwe iyo telefone nayiguhereye iki nimba udashaka kumeza amajwi arimo ariko urayumvira none se nayiguhe kugira ngo bigende gute naguhaye telefone kugira ngo ugende ujya wirirwa uri kuri WhatsApp uri gucata n'inshuti zawe cyane nayiguhaye kubera ko turi muri misiyo iyi misiyo urimo ntabwo turi kumwe nawe wabaye witondera ko nzagira nkayaguha ko nzayaguha ko nyiri kubikusanya byose ariko tuki nta soni ufite tuki wowe nta soni ntuzane uzi ko kano kazi umwana agagukuramo wari ubizi neza waskangira ko kuzanya umwana agagukuramo menye ngo ariko umenye ngo nuramukunyirukanishije hariya muri rugo urumva umeze nk'umuntu kandi agira ishiye muraho neza bakunze ba filime icyumba cyanjye uyu munsi rero bakunze ba filime icyumba cyanjye tugiye kurebera hamwe nanone akandi gace ka filime icyumba cyanjye nk'ibisanzwe mbere y'uko dutangira urasabwa gukanda subscribe kugira ngo na episode iri bukurikire iyi ngiyi ubashe kuyikurikirana 5/5 kugira ngo ujye ubasha no gukurikirana episode zizatambuka mu minsi iri imbere nta n'imwe igucitse mu by'ukuri rwose nimba wamajije gukanda subscribe ukanakanda like kuri ino video ukajyana muri comment ukagira ikintu wandikamo rwose turagushimiye cyane weho wamajije gukora ibyo byose nawe utaramara kubikora rero wewe utaramara kubikora ndakubwira ati kanda subscribe rwose ukore n'ibyo byose bisabwa kugira ngo dukomeze kujyana 5/5 kuri ino filime icyumba cyanjye reka dutangire rero nta gutinda ku bantu twatangiranye filime icyumba cyanjye ngira ngo murabibona ko filime rwose igeze ahantu haryoshye cyane ngira ngo murabibona ko filime icyumba cyanjye rwose igeze ahantu haryoshye kandi utagomba gucikwa rero mu by'ukuri rero ikandire subscribe gusa ibindi byose birikora urajya uyikurikirana aho waba uri hose yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda reka dutangire rero tudatinze mu bintu byinshi ngira ngo murabibonye rwose Tsuki ubwo yari arimo araganira na Koko cyangwa se Claudine ngira ngo mwabibonye ko Claudine yahuye n'umusheri we cyangwa se na sheri we ahangaha rwose yahuye na sheri we bajya barasohoka sheri we agurira Claudine rwose inzoga nyinshi cyane Claudine aranywa arenza ikigero cy'inzoga agomba kunywa Claudine ataha yasinze kandi ni ibintu batari bamuziho yuko anywa inzoga Claudine rero mu gutaha yasinze ngira ngo murabizi namwe kuntu abasinzi bavugishwa navuga ko yikozeho navuga ko amennye amabanga yari yarabitse imyaka myinshi ndetse igihe kirekire ndetse aya nayo ari amabanga aziranye we na mama we gusa iri ryari ibanga ryo ku buzima bwe bukomeye cyane ndetse ryanamukoraho none ibanga rigiye hanze kubera icupa tunaboneramo gutanga inyigisho muri ino filime urw'ibanga filime ntabwo ziba zibereyeho kugira ngo tuzirebe gusa twishime nyamara tuba tugomba no gukuramo ubutumwa n'inyigisho abantu munywa inzoga nawe uri kureba filime rwose uzi umuntu unywa inzoga rwose musharinga iyi video nawe arebe icyo inzoga zikoreye Claudine rwose nawe abashe kuba yava ku nzoga ngira ngo murabibona ko Claudine 1/2 cyo gutsindira Eva rwose cyarangije gupfa kubera ko yamennye amabanga rwose kubera inzoga muntu rero uzi kunywa inzoga urasabwa kuzivaho inzoga ntabwo ari nziza rwose
nimba no kuziva ari ibintu bidashoboka, ukanywa resi rwose ukanywa gakeya. Aha ngaha rero uyu mukobwa Claudine yanyweye inzoga nyinshi arenza urugero, none avuze ibintu atagombaga kuvuga, nyamara uko yavugaga aya magambo ari kuvuga buryo ki Miki yarozwe, ari kuvuga buryo ki bashaka no kumwica. Imipangu ya Claudine na nyina yose Claudine arayivuze, kandi yari yicaranye na Tsuki nimba wabibonye neza yari afite telefone arimo ararikodinga amagambo yose Claudine yavugaga. Ngira ngo muranabyibuka abantu twatangiranye episode za mbere, ngira ngo murabyibuka ubwo nanone Tsuki yuriye igipangu agasanga rwose Claudine ari kuvugana na nyina bari gupanga kwica Miki kugira ngo Claudine yegukane Eva, ariko rwose Tsuki yarabyumvishe, uriya Claudine ahita yijijisha yigira nk'umuntu utavugaga akomeje rwose, ariko Tsuki amabanga ye yose kuva kera arayazi. Rero yaje kwihererana Tsuki, Claudine yaje kwihererana Tsuki aramubwira ati umva nkubwire Tsuki rwose mbabarira ntuzashyire amabanga yanjye hanze, nzagukorera icyo ushaka cyose ariko mbabarire ntuzandaburize, ati umbabarire ntuzavuge rwose ibyo wumvishe. Tsuki yabwiye Claudine amusaba ko baryamana kugira ngo atamena amabanga, kugira ngo atagira ikintu avuga, yamusabye ko baryamana gusa Claudine yarabyanze. Claudine yarabyanze rwose, ariko ku inshuro rwose murabizi rwose nk'umuntu w'umugabo rwose Tsuki ikintu yishakira, uri kubona ko biraza kurangira n'ubundi agitsindiye. Kuba yafashe rekodi rwose ni ikimenyetso cyiza cyane, kandi umuntu atapfa guhakana rwose, bivuze ko Claudine naza inzoga niziza kumushiramo akaza kumenya ko Tsuki yamufashe amajwi rwose, urumva ko ibyo atari ibintu ari bwange cyane. Abantu benshi bafite amatsiko yo kumenya ati ese Claudine naza kumenya ko Tsuki yamufashe amajwi, ese ari bwemere ko baryamana kugira ngo atazatanga amajwi ngo bumve ko ari umugambanyi. Abantu benshi mufite ayo matsiko rwose, ariko rwose reka nze nk'ukumara amatsiko, reka nze nk'ubikubwira rwose. Aha ngaha rwose kuba tuba turi kuganira rwose aba ari uburyo bwo kugira dusobanukirwe, dushire amatsiko muri filime Icyumba cyanjye. Mu by'ukuri rwose Claudine rwose ntabwo ari ibintu yakanga kuba rwose yamufashe amajwi. Impamvu kuko muri episode zahise impamvu Claudine yananze kuryamana na Tsuki, rwose Tsuki ntabwo yari kugenda avuga ati numvishe bavuga ibi ngibi, kuko nta kimenyetso yari afite. Ni nayo mpamvu Claudine yanze kumwitaho ntiyagira ikintu amufasha, ariko aha ngaha rwose Tsuki afite ikimenyetso cyiza cyane, amajwi yonyine agomba gutamaza Claudine rwose agashyirwa ahagaragara. Gusa aha ngaha rero ubwo Claudine yamaraga gutandukana na Tsuki agiye kuryama kubera inzoga nyinshi, Tsuki yahise aza ajya kuganira na Eva, aramubwira ati rwose Claudine yasinze, yabaye ibyatsi, yabaye ibirere. Aha ngaha rwose Eva aratunguwe no kumva Claudine ko yasinze, aramubaza ati Claudine niwe wasinze kandi ntarinzi ko anywa inzoga. Eva biramutunguye rwose, bisa n'ibimubabaje, rwose yibaza ikintu cyatumye koko yiyahuza inzoga. Gusa nubwo Tsuki abwiye Eva ko Claudine yasinze, ntabwo yamubwiye yuko bigeze kugira ibyo baganira. Muri make ntabwo Tsuki yigeze yumvisha iriya rekodi yafashe Claudine, ntabwo yigeze ayumvisha Eva. Tsuki rwose yagumye gutsimbarara ku ibanga. Ese waba uri kwibaza ati ese ko Tsuki yanze kumvisha Eva iyi rekodi afite umugambi ki? Umugambi nta wundi rero Tsuki afite umugambi, aha ngaha navuga ko Tsuki afite umugambi wo kugira ngo abone uko yibonera rwose, cyangwa abone uko yishimana na Claudine. Ariko se ubundi nubwo bakishimana, Tsuki rwose ntabwo azamena amabanga. Nimba ufite amatsiko rwose ujye ukurikirana ino filime wakanze subscribe, nta kintu na kimwe kizajya kigucika. Twebwe rwose icyo tubagomba ni ukubaha filime 5/5, namwe icyo mutugomba ni ugukanda subscribe, kandi kugira mujye mubona uko mureba izi filime natwe bikadushimisha cyane.
Mu by'ukuri rero Eva agiye gushaka uyu Korodina mu cyumba, mu kugera mu cyumba cya Korodina aramubura, asanga Korodina ntawe uryamyemo, aribaza ati ese Tsuki ko yarambwiye ngo yagiye kuryama yaba ambeshye cyangwa se Korodina hari ikindi kintu cyaba cyamubayeho. Eva arahangayitse cyane ku kigero kitabaho, nyamara mu by'ukuri twe nk'uko twabibonye uyu Korodina nta kintu na kimwe cyamubayeho ndetse nta n'ikintu na kimwe kibi kigeze kimubahe, kuko mwabonye ko Korodina yagiye kuryama. Ahubwo ikintu gitangaje nk'uko filime yitwa Icyumba cyanjye, Korodina yagiye mu cyumba cya Miki, ntabwo yagiye kuryama mu cyumba cye. Aha ngaha rwose Korodina yahise ajya kuryama mu cyumba cya Miki ndetse n'umugabo we Eva. Ngira ngo mubonye ko filime rwose isa n'igarukiye ahantu rwose Eva yari arimo arashaka Korodina amubuze. Rwose Eva afashe inzira akomeza kumushaka mu nzu hose amushakisha, mu kugera mu cyumba cye amusangamo, asanze yasinze rwose akiri kwigamba, arimo aravuga ati rwose ntago Miki weho uzatubyarana uwo mwana, ntago uzigera uterwa inda ngo bikunde. Asanga Korodina arimo arivugisha ibintu byinshi cyane rwose, nawe arabyiyumvira. Mu by'ukuri rwose na Tsuki asigaye ku ruhande ari kwitekerezaho, aravuga ati ese naguma guhishira aya mabanga, ese naguma guhishira ibi binyoma, ati uwakumvisha Miki iyi rikodi ko wabona ahise ananyongeza umushahara, nanjye akanzamurira amafaranga nkagira ikintu nigezaho, kuko rwose ntabwo nawe mukoreye ikintu cyiza gutya ngo abure kunyongeza umushahara kubera amafaranga. Rero Tsuki rwose afashe umwanzuro wo kujya kumvisha Miki rekodi y'ibyo Korodina yavugaga. Mu by'ukuri rwose Miki arabyumvishe, arababara, aratangara cyane kumva ko mukuru we rwose ari uwo kwifata rwose akamwicira ejo heza he hazaza rwose. Aranibajije ati burya niyo mpamvu rwose njye n'umugabo wanjye turyamana ariko ntihagire ikintu kivamo, bikarangira ntatwite. Miki agahinda karamwishe rwose, noneho anatungurwa no kumva ko Korodina afatanyije rwose kwanga Miki rwose na mama we. Miki arababaye cyane kumva ko na mama we rwose ari umuntu umwe mu banzi be, rwose bihise bimutera kwibaza ati ese ubundi uriya ni mama? Kandi mu by'ukuri wibuke ko muri episode yatambutse ejo bundi mu minsi yashize, ngira ngo muranabyibuka ko Korodina yigeze kubaza mama we ati ariko ubundi ko ari njye ukunda cyane kandi ari njye mukuru, ati kubera iki udakunda Miki, cyangwa se akaba ari njye wanga kubera ko ari njye mukuru, ukaba wakunda Miki ari we kubera ko yaba ari we mutoya. Nyina yaramubwiye ati rwose ntukambaze ubugoryi, asa n'uwanga kumusubiza iki kibazo rwose, asa n'ubica ku ruhande, ntiyamusubiza impamvu adakunda Miki. Na Miki rero ahise yibaza ikibazo, aribaza ati ubundi uriya niwe mama? Ati ngiye gukora iperereza ubundi menye ati uriya niwe mama cyangwa se ni muka data. Iki kibazo ni ikibazo cyiza cyane Miki yibajije, kandi urumva ko kiri guhurirana no kuba uriya Korodina yarakibajije mama we, rwose mama we ntihagire icyo amusubizaho. Rero nk'abantu tubakunda, nk'abantu dukunda rwose, dukorera filime mukayireba umunsi ku munsi mukagenda mukuramo isomo. Nubwo mama wa Korodina ndetse na Miki atasubije Korodina kiriya kibazo rwose, nubwo atakimusubije, reka nse n'ukibasubiza rwose, kugira ngo umwanya tuba twataye turi kureba iyi video rwose mutajya musigara mufite amatsiko menshi. Reka nze n'ukumara amatsiko nkubwire ukuri, rwose mu by'ukuri Miki ntago ari uriya mugore mu by'ukuri, cyangwa se mu magambo make Miki ntago avukana na Korodina, ahubwo rwose mama wa Korodina ni muka data wa Miki, ariko Miki ntabyo azi. Ese nayimenya bizagenda gute? Reka nkubwire ngo ndabakunda rwose, duhure muri episode ikurikira. Ciao ciao, turabakunda cyane.